Izina Fiona. Fiona ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, aho iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'igiselte ku izina Fioni, rikaba risobanura umuntu usobanutse kandi mwiza cyane. Fiona aho ava akagera usanga ari umukobwa mwiza, umukobwa ufite uburanga bugaragarira amaso, kandi aba ari umuntu ufite imico myiza ku buryo bigorana kubona umuntu yahemukiye. Ni umukobwa w'umunyampuhwe cyane ku buryo umuntu ashobora kugira ikibazo maze kikababaza Fiona nk'aho ari we cyabayeho. Iyo ufite ikibazo rero cyangwa se wagize ibyago, uyu mukobwa kuba hafi cyane ukabona yuko rwose mwifatanyije muri buri kimwe. Ni umuntu utuje, utagira akavuyo, ariko kandi utajya upfana ijambo. Ikintu cyose agutekereza arakikubwira, kandi akagerageza kukikubwira mu buryo butari buze kuza kugukomeretsa, ariko byanze bikunze birangira kikubwiye. Uyu ni umukobwa ukundwa n'abantu cyane, abantu bose baba bifuza kuba inshuti ye, kuko ari umukobwa werekana umutuzo imbere y'abandi, kandi akagerageza uko ashoboye kugira ngo umuntu wese abashe kwishima. Nubwo Fiona aba akeye, ntabwo akunda kwambara ibintu bihenze cyane cyangwa se ibintu bituma abantu bamurangarira, kuko imico ye yonyine imukururira abantu benshi cyane kandi bahagije. Amabara apika cyane, gushagarwa n'abantu, nubwo kenshi ubona yuko nta hantu namwe yabihungira, ariko muri we ntabwo ari byo aba yifuza. Fiona akunda akazi ke cyane, kandi no mu ishuri aba yumva yahora ari we wa mbere. Kuba yitwa Fiona rero bikaba bimuha icyizere cyo gukora neza ndetse no kwisobanura adategwa mu mvugo, kandi agahora yifuza yuko buri wese yamwumva akamwubaha nk'uko nawe aba yabikoze. Ni umukobwa udahisha amarangamutima ye, dore ko iyo arakaye rwose byose ubibona, yewe niyo yishimye nabyo agahita abigaragaza. Mu bijyanye n'urukundo, Fiona aritanga cyane, dore ko iyo ari mu rukundo akora ibikorwa byerekana yuko agukunda, maze amagambo akaba makeya. Aba yifuza yuko n'umukunzi we yakabaye ari umuntu mwiza ku mutima, kandi akaba ari umuntu ugira impuhwe. Iyo ugiye gutereta Fiona, kimwe mu bintu bya mbere abanza kwigaho ni ukureba niba ugira ubumuntu, aho iyo asanze utagira ubumuntu rwose nta kintu na kimwe mwavugana. Ni umukobwa utihanganira amakosa mu rukundo, abatekereza yuko niba mugiye gukundana ari ikintu nawe ubwawe waratekerejeho, atari ibintu byakugwiririye. Iyo umuciye inyuma bwo, iyo mudatandukanya ako kanya, biba ari ibintu bizamugumamo iteka, ku buryo icyiza rero niba ugiye gukundana n'uyu mukobwa ari ukwita cyane ku bintu nk'ibyo.